Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe uyu munsi muri kumwe na Manishimwe Vincent. Ndabakunda cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye mukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Ni inkunga ikomeye muduha cyane. Mbasaba gukomeza kudukorera share ndetse mukadusangiriza ibi byose tugenda dushyiraho kugira ngo nabandi babibone. Ni inkunga ikomeye cyane muduha. Mbasaba gusiga comment kugira ngo dukomeze kugenda tumenya ibyo dukosora cyangwa se ibyo twongeramo. Nkuko bisanzwe uyu munsi nabateguriye icyegeranyo ku cyamamare cyangwa se umusitari ari we Ndimbati cyangwa se amazina ye bwite akaba yitwa Jean Bosco. Ibindi byose turabyumva mu nkuru iri imbere. Ndimbati yagizwe umwere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere uwihoreye Jean Bosco wamamaye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati, rusaba ko ahita arekurwa ako kanya. Isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 29/2022 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari narwo rwaburanishije ku wa 16/2022. Icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye uwihoreye gufungwa imyaka 25. Rwabaye uregwa atari mu rukiko. Icyakora umwunganira we Mebayisenge Irene we yari yitabiriye iburanishwa n'ishinjacyaha cyangwa se icyo gihe yari yahamagaye n'abashinjacyaha. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha nta witabiriye isomwa ry'urubanza. Mbibutsa kandi mbasaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Niyo nkunga muduhaye kandi tuzatubasha kubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Umucamanza yatangiye asoma uko iburanisha ry'urubanza rwa Uwihoreye ryagenze. Uyu mugabo akaba yari akurikiranweho ibyaha byo gusindisha umwana witwa Kabahizi Firidausi, yarangiza akamusambanya bikavamo kubyara abana babiri b'impanga. Nubwo Uwihoreye adahakana kuba yararyamanye na Kabahizi, yavuze uko uwo mukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko baryamanye akiri umwana muto cyane. Uwihoreye yari yagaragarije urukiko ko umukobwa bahuye yavutse tariki ya 2 Mutarama 2022, bityo kuba bararyamanye ku itariki 2 Mutarama 2020 uyu mukobwa yari yujuje imyaka 18. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yavutse ku itariki 7 Kamena 2022 nk'uko bwanabigaragaje mu byemezo bitandukanye, ariko bikagenda bishidikanywaho. Urukiko rushingiye ku kuba Uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu igaragaje ko yavutse ku ya 2 Mutarama 2022, rwasanze ko nubwo hari indi ndangamuntu igaragaza ko yavutse ku itariki 7 Kamena 2022 ikwiye guhabwa agaciro ariyo uwo mukobwa yari afite igihe bahuraga. Urukiko rwavuze ko rutanyuzwe n'ubushinjacyaha n'ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje ko Uwihoreye yaryamanye na Kabahizi ku itariki 24 Ukuboza 2019 aho kuba tariki 2 Mutarama 2020. Nk'uko Uwihoreye yabivugaga, urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, rwemeza ko Uwihoreye ari umwere ndetse rutegeka ko arekurwa akimara gusomerwa. Mu gihe cyashize cyangwa se mu mwanya cyangwa se mu makuru twumvaga mu gihe cyashize, twumvaga ko Ndimbati yakatiwe ndetse twagiye tubona video zacaga ku mbuga nkoranyambaga ubwo Ndimbati yaburanaga. Hari naho yavugaga ko yahuye n'uyu mukobwa baguze cyangwa se umukobwa ari nk'indaya. Gusa ibi byose urukiko rwari rwabitesheje agaciro ndetse narwo rwabyemeraga, rwavuga ko yafashe umwana utujuje imyaka y'ubukure, cyangwa se nk'uko mubizi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo umuntu afashe umwana utujuje imyaka y'ubukure akatirwa igihano cy'imyaka 25. Ari nayo Ndimbati yari yakatiwe. Gusa iyi saha abamukundaga cyangwa se mwebwe mwese mumukunda, mwese mufatanyiriza mwe mukoma amashyi ndetse mukomeze kumushyigikira kugira ngo adacika intege muri sinema yatangiye. Ndabakunda cyane mwe mwese mudushyigikira mukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Tuzatubagezaho amakuru menshi ndetse tubagezeho n'ibyegeranyo. Ndabakunda, mukande subscribe, mukande share ndetse mushyiremo comment mutwereka ibyo tugomba guhindura kugira ngo ubutaha nabwo tuzajye dukora video nziza kandi zitwika.